Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere kugera kwa 4. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo bishaka ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Notice, when Israel come into the shed blood, the animal was taken up to the altar, was washed with the laver. The sinner placed his hands upon the lamb, his throat was cut. Mwitegereze, igihe Isirayeli yinjiraga kugira ngo imene amaraso, The blood was sprinkled, and the man went out reconciled. inyamaswa yabaga yazamuye ku gicaniro ikogerezwa ku rukarabiro. Umunyabyaha yarambikaga ibiganza bye ku mwana w'intama, ijosi ryayo rigatemwa, ijosi ryayo rikageswa, amaraso akaminjagirwa, maze umuntu akagenda yungishijwe binyuze mu maraso yavuye. But every time he sinned, he had to come offer a new lamb. And there was a sin offering once a year. He that trespassed that died without mercy. Ariko igihe cyose yakoraga icyaha yagombaga kuza gutamba umwana w'intama mushya, kandi hariho ituro ry'icyaha rimwe mu mwaka. Uwakerensaga ibyo ngibyo yapfaga nta mbabazi. Now, if he that sin had been committed twice in a year, no matter if he was the mayor of the city, if he was the king, whoever he was stoned without mercy. Noneho niba icyaha cyarakorwaga kabiri mu mwaka, uko yabaga ari umuyobozi w'umujyi kose, niba ari umwami, uwo yabaga ari we wese yaterwaga amabuye nta mbabazi. Now, in the case of Christ the Lamb, if we once put our hands upon his head and confess our sins as wrong, and he accepts us. Noneho ku birebana na Kristo umwana w'intama, igihe dushyize ibiganza byacu ku mutwe we maze tukatura ibyaha byacu nk'amakosa, maze akatwemera, It was easy to do this fight to the works of grace and to count the colors above where we be the sanctified and unholy things. Mbega ukuntu bizaba ari igihano gikarishye kwirengagiza imirimo y'ubuntu no gukerensa isezerano ry'amaraso yatwejejeho umwanda wose. But in that place he went back with the same kind of a feeling he had when he come in. Now this may pinch just a little bit to some of the brethren. Ariko muri kiriya gihe yasubiranaga ibyiyumviro bimwe igihe yinjiraga. Noneho ibi bishobora gushitura gato gusa kuri bamwe muri bene data. Mutega amatwi. The reason the man went out after offering the lamb's blood, maybe he went out and murdered. He went out with the same murderous spirit in his heart. So he was reconciled, for he was offered the blood. Wenda yarasohotse maze arica, asohokana wa mwuka wo kwica uri mu mutima we. Nubwo yari yariyunze kuko yatambye amaraso, ariko yasohokanaga wa mwuka wo kwica mu mutima we. But he went out with the same spirit in his heart. Maybe he committed adultery. He went out with the same spirit in his heart. Because the blood of this animal, the life was in the blood, but the animal life trying to answer for a human life. It would never do it. Byashoboka kuba yarasambanye, yasohokanaga wa mwuka umwe mu mutima we kubera ko ubuzima bwari mu maraso, ariko ubuzima bw'inyamaswa bwageragezaga gusubiza mu mwanya w'ubuzima bw'umuntu ntibwashoboraga kubikora. But when a man correctly one time comes in and lays his hands upon the head of our faith of the Lord Jesus Christ and confesses his sins. Ariko inshuro imwe iyo umuntu yinjiye maze akarambika ibiganza bye ku mutwe binyuze mu kwizera umwami Yesu Kristo, maze akatura ibyaha bye, icyo gihe amaraso ya Yesu Kristo, ubuzima bwari muri yo, bwari Imana ubwayo. Then the blood of Jesus Christ, the life that was in that was God himself. And that man, the life that returns to that man after he has confessed his sins and accepted Christ. Kandi uwo muntu ubuzima bwagarukaga kuri uwo muntu amaze kwatura ibyaha bye kandi akemera Kristo. He's brought into
in relationship with Christ by the baptism of the Holy Ghost, and there's no more desire in his heart to sin. azanwa mu busabane na Kristo binyuze mu mwuka wera. Amen. That's the reason Hebrews 10 said, for the worshiper first has no more conscience of sin. There you have fellowship. Kandi nta cyifuzo kiba kigihari ukundi mu mutima we cyo gukora icyaha. Amen. Niyo mpamvu Abaheburayo 10 havuga hati, kuko uramya aba atagifite umutimanama w'icyaha, aho uba ufite ubusabane. The things of the world is dead. You don't recognize them no more. You reckon yourself dead. And your life is hid in God through Christ, sealed by the Holy Spirit. And then you're looking to heavenly things. Iby'isi biba byarapfuye, ntabwo wongera kubimenya. Wibona nk'uwapfuye kandi ubuzima bwawe bukaba buhishwe mu Mana muri Kristo, bushyizweho ikimenyetso n'Umwuka wera, ndetse uba uri kureba iby'ijuru. Used to be you could hardly sit in church 10 minutes. But when you really got the Holy Spirit, you could sit in church day and night. For there's something in your feet. Kera mwagorwaga no kwicara iminota 10 mu rusengero, ariko iyo ubonye Umwuka wera by'ukuri ushobora kwicara mu rusengero amanywa n'ijoro, kubera ko haba hari ikintu muri wowe uri kugaburira.